hari ibintu bimwe tumenyereye bikorwa n'abantu bo mu bihugu bikomeye ku isi bisa nk'ibyo abantu bita maji. Noneho kuri ubu hari abana bato bibumbiye muri club y'abakrobate yitwa Cirque du Soleil bitoreza mu mujyi wa Kigali i Kanombe. Bakora ibintu bidasanzwe. Si igitangaza cyane kumva abakrobate, ahubwo ibitangaza ni ukubona abana bato kuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 16 bakora imyitozo ngororangingo bakongeraho n'ibindi bintu bidasanzwe. Aha twavuga nka yoga, akaba ari umukino umuntu yigoronzora nk'inzoka nk'aho atagira amagufa mu mubiri we. Hari n'undi mukino udasanzwe benshi bibazaho byinshi. Uyu mukino akaba ari umukino wo kurya umuriro maze nyiri kubikora nagira icyaba. Abenshi bakaba babifata nk'ubumaji. Ibi rero twabisanze hano iwacu by'akarusho bigakorwa n'abana bato. Ikintu cyose gitangizwa no kwitoza. Muramenye rero nimuzigane ibyo aba bana bakora, hato utazarya umuriro ugashiminwa. Aba bana barabyitoje ubundi bakabishira mu bikorwa. Aba bana kandi bishimira ibyo bakora ndetse bashishikariza n'abandi kuza bagafatanya. Nanjye urabona ko ntacyo mbaye ku mubiri, ndabikora niyo wanungora mu nzira nabikora, kandi nawe mbigutoje cyangwa n'undi muntu wese bimutoje yahita bikora neza kandi yumva nta n'ikibazo. Nabonye ari ibintu byiza cyane. N'urubyiruko narushishikariza kuzamo kuko ni ibintu byiza. Korobasi ni nziza ngiye kuko bitewe n'ukuntu nyikunda numva ari nziza birenze, kuko urigorora. Ubu nshobora gukora ikintu cyose numva nkaryama neza nta mavunane. Ariko hari umuntu utarakoze imyitozo kwa kundi ugasanga umuntu avuze ati reka niganura muntu n'umuakrobate agakora ugasanga aravunitse bitewe n'uko atakoze imyitozo. Namushishikariza kwinjiramo nawe yetabona ko ari ibintu byoroshye. Iyo neze ikigoroba hari igihe tutaza abizi ikigoroba. Mu rugo se ababyeyi ntabwo bajya bakubuza kubikora? Ntabwo bambuza kuko nabo bayikunda. Urasaba iki abandi bana bagenzi bawe batoya? Nabifuza nabo kujya baza tukitozanya, nabo kujya babimenye. Usibye kuba iyi club ibarizwa mu mujyi wa Kigali Kanombe, hari n'indi shami riba mu majyepfo mu karere ka Nyaruguru. Mitsindo Viateur, umutoza w'aba bana, agaragaza inzitizi zimwe bahura nazo. Twe nk'umwihariko wacu tuya tugira imbogamizi y'ababyeyi batwima abana kandi byafasha umwana, kuko nk'umwana niba tumushaka ngo tumwigishe siporo umubyeyi akamutwima, icyo gihe biratubabaza cyane. Ariko ngira ngo mare imbogamizi ababyeyi yuko abana benshi twigisha imikino ngororamubiri, abenshi rwose baratsinda. Ni ingero zifatika. Hagize nk'umubyeyi dusura, niyo mpamvu ababyeyi biyemeje kuduha aba bana, barabashyigikiye cyane, babatera inkunga yo kubaba hafi, kuko bazi ko umwana wese ukoze siporo atekereza neza, akaruhura umutwe neza, bityo akiga neza, agatsinda, akagira amanota meza. Mu rwego rwo gukora ubutabazi bw'ibanze mu gihe habayeho impanuka nk'uko bimenyerewe mu mikino itandukanye, hariho umuganga wabihuguriwe agahabwa n'ibikoresho na Croix Rouge aba hafi mu gihe cyose bari mu myitozo. Buretse ko ngo ntabwo barahura n'impanuka iyo ari yo yose. Usibye kuba aba bana bakora imikino ya akrobasi, ngo batozwa n'ikinyabupfura, kubahana no kubaha Imana, kandi usanga barangwa n'ubumwe n'umunezero. Muri gahunda yacu ya Nibisanzwe, ibi nabyo mwabonye ko bidasanzwe, kuko aba bana bakoze ibintu bidasanzwe tumenyereye mu bihugu by'amahanga gusa, akaba ari abana bagera ku 174. Frank Mario Sebudandi, Televiziyo y'u Rwanda i Kigali.